Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tubafitiye indi nyigisho nziza ijyanye n'ubuhinzi bwifashisha uburyo bwo kuhira. Murabona ibintu bijyanye n'ubuhinzi bugendana n'ikirere uko gihagaze. Iyo imvura ari nkeya, akenshi umusaruro uba mukeya, kuko ibihingwa bibeshwaho ifumbire, amazi n'ibindi bitunga igihingwa. Ariko iyo amazi yabaye makeya, akenshi tugira ikibazo mu buhinzi bwacu. Niyo mpamvu rero ari byiza ko mu guhinga ibihingwa bitandukanye tugomba kwifashisha kuhira. Ubu rero nje bereka ibyiza byo kuhira. Murabona ko inyuma yanjye muri kubona inyanya. Uyu murima muri kubona ahangaha inyuma ni umurima w'inyanya, kandi ntabwo ari umurima munini, ni umurima mutoya, ni akarima ko mu gikoni kari hafi y'aho ntuye. Ni ukuvuga ni umurima urebye wa metero kare nk'120. Urumva ko ari umurima utari munini cyane, ariko uyu murima uramfasha mu kuba nakuramo ibitunga urugo, imboga. Kuvuga ngo nk'ubu mpinze inyanya, ejo bundi nakuyemo amashu menshi cyane. Nk'uyu murima wavuyemo amashu arenga 200, amashu manini ndetse ku buryo mwe nayariyeho andi nkayagurisha kugira ngo mbashe kubona amafaranga azagura izindi mbuto, azagura undi murama, azagura izindi fumbire nzakoresha ubukurikiyeho. Ubu rero tuvugana harimo inyanya nk'uko mubibona. Mukanya ndaje mbasobanurire neza systeme irimo yo kuhira uburyo ikora. Ariko ni ibintu byiza cyane, ibintu bijyanye no kuhira, ndetse no mu gihe cy'imvura. Ntabwo twuhira gusa mu gihe cy'izuba. Nk'ubu ngubu ndi gufata iyi video, turi mu kwa karindwi. Izuba murabizi ko riba ari ryinshi hano mu Rwanda. Izuba riba ryabaye ryinshi ku buryo utuhiye nta kintu wasarura. Ariko mu gihe cy'imvura nabwo iringaniye, murabizi nko mu kwa cumi na kumwe nabwo haba hari akavura karinganiye. Hari igihe ibihingwa bitabona imvura uko bishaka. Nk'ubu hari igihe usanga nimba uhinze inyanya, imvura iguye uyu munsi, nko kuwa mbere yongeye nyuma y'icyumweru, yego irabonetse ariko ntibonekeye igihe. Murabizi, abize wenda ibintu by'ubuhinzi murabizi ko kuhira bihoraho. Igihingwa hari igihe kigera kigakenera amazi byashoka gitondo na nimugoroba. Ubwo rero urumva nk'iyo mvura niyo yanagwa ikagwa kuwa mbere kugera kuwa gatanu, iyo minsi biciyemo igihingwa kiba cyahababariye. Niyo mpamvu ari byiza guhora ufite irigasiyo, niyo yaba imvura yaba iri kugwa ariko ukajya ubivanga. Gusa mu gihe cy'imvura, imvura irimo iragwa, wuhira gakeya ugereranyije n'ibihe by'izuba. Ariko nta gihe tudakenera irigasiyo, cyane cyane nka hano mu Rwanda kubera imihindagurikire y'ibihe, byo bita climate change. Imvura ntabwo ikigwa nk'uko mbere yagwaga. Igwa rimwe na rimwe, ikaza ari nyinshi ikangiza ibihingwa, ubundi ikagwa ari nkeya ugasanga ibihingwa birahababariye. Niyo mpamvu rero iyo ufite uburyo bwo kuhira biragufasha. Nk'ubu ngubu muri iyi video ndabereka bumwe mu buryo bwo kuhira bita drip irrigation system. Ndaje mbusobanurire neza uburyo bukora. Ntabwo ari uburyo buhenze kandi burafasha cyane mu buryo butandukanye, haba mu kajaride ko mu rugo, ndetse unafite umurima munini warabigize business, ushobora kwifashisha iyi system yo kuhira. Muri make rero iyi video nayifashe kugira ngo nkundishe abantu ibyiza byo kuhira. Bajye buhira bafite uturima turinganiye, bafite imirima minini. Ntimukagendere ku kirere gusa, ahubwo mujye munuhira. Murabona ko iyo wuhira, nk'ubu ngubu ndi gufata iyi video, ubu turi mu kwa karindwi, murabizi izuba ukuntu riba ari ryinshi, utuhiye ibintu birapfa. ibyiza rero byo kuhira ni ukuvuga ngo igihe cyose uba wahinga
urasarura ukadushyiramo indi myaka udahagaze, kandi ntabwo ari ibintu biba bihenze, wabibaze ukuramo inyungu. Nk'izi ni imboga mba nahinze, harimo inyanya, ibitunguru. Izi ni inyanya urabona ko zatangiye kwera, urabona ibi ni ibitunguru nabyo ndabyuhira, ndetse harimo na za karoti. Ugiyemo hano urabona ko harimo na karoti zuhirwa, ndetse mfitemo n'imboga n'imboga rwatsi rwose bita dodo, nyabutongo. Ni ukuvuga ngo rero urugo rurihagije, ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ahubwo uko tumanuka ndabereka ko harimo n'amashu. Amashu nayo ni ingenzi, nk'iki gice cyiganjemo, urabona harimo dodo, amashu dore ngaya, n'amakaroti rwose, tukabikora twuhira. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tuba turimo turahinga. Ubu buryo rero murabona nk'uko twuhira, murabona utuntu tw'udupira cyangwa tw'udutiyo tw'umukara turi kuza. Buri gatiyo buriya kazana amazi kayashyira ku mizi y'igihingwa neza. Iyo kageze ku gihingwa, ni ukuvuga ngo hari umwenge uba wazanye amazi uhura n'igihingwa neza, ku buryo tudatakaza amazi. Amazi tuyashyira neza ku mizi y'igihingwa, nicyo cyiza cy'iyi sisiteme. Reka tujye ku kigega, tujye kureba aho amazi aturuka n'uko ibintu byose bikorwa muri iyi sisiteme yo kuhira imyaka. Mu gutangira rero, reka dutangirane n'uburyo dufata amazi. Nk'uko mubibona ahangaha, ni ukuvuga ngo ubu buryo bwo kuhira bugomba kuba bufite ahaturuka amazi. Ni muri ubwo buryo rero njyewe ubu mfite, murabona hejuru ko mfite umureko w'umutuku ufata amazi aturutse ku mabati. Iyo imvura iguye mfata amazi akaza muri iyi tiyo, amazi akaza akatajya muri iki kigega. Urabona ko iki kigega ari ikigega kinini rwose, gishobora kubika amazi ahagije, ukaba wayifashisha mu rugo mu turimo dutandukanye, ndetse byaba ari ikigega kinini cyisumbuyeho ukaba wanagikoresha mu bindi bikorwa by'ingenzi mu rugo, ari uko kuhira, gufura n'ibiki byose. Ariko njyewe iki kigega urebye nakiguriye cyane kugira ngo kijye gifata amazi ahita ajya anyabika njye nyakoresha mu murima. Murabona rero iyi sisiteme uburyo tuyitangiye, twerekanye ko amazi ushobora kuyafata ku mureko akaza akibikamo hano nta kibazo. Ariko nko mu gihe cy'izuba nk'ubu mu kwa karindwi, imvura ntabwo iba irimo iragwa, ntabonye ubundi buryo mbonamo amazi, rero ntabwo ibihingwa byanjye byapfa, byakuma. Niyo mpamvu muri kubona indi tiyo ahangaha y'umweru. Iyi tiyo ni iya wasake, niyo inzanira amazi mu gihe nta yandi mazi mfite, ndayazana nkayuzuza muri iki kigega, ubundi nkazifashisha aya mazi mu kuhira n'ubundi uko bisanzwe. Ubwo rero twatangiye turebe ibigize iyi sisiteme yo kuhira, uburyo bwo kuhira bwanjye. Turatangira twerekana igice cya mbere. Ahangaha ni ukuvuga ngo iki kigega murimo murabona kirimo amazi, ariko hariho akantu gahuza amatiyo ndetse n'ikigega. Akantu gacometsemo imbere kakanafungira hano imbere, konegiteri tanke, bakita konegiteri tanke, cyangwa se gafite n'andi mazina menshi. Ahangaha murabona rero utundi tuntu abantu bize purambingi, bize ibintu bijyanye n'amatiyo murabizi. Murabona ko dufite icyo twakwita elbo, cyangwa nacyita kude, gikatisha amazi kiyazana, ariko hagati aho kugira ngo ufatishe naho urabona ko bashyizemo ibyo bita teflon kugira ngo duhuze hano kandi amazi yirinde gusohoka. Murabona ko dufite n'utundi tu adapter dutandukanye duhuza amatiyo. Aha dufite tiyo twakwita HDP, nziza iba ikomeye, ikunze gukoreshwa mu bintu byo gutwara amazi. Dufite n'utundi tuntu tunyuranye dukomponenti. Ahangaha nk'uko mubibona, urabona ko hano hari robine. Iyi robine ni ukuvuga ngo niho ufungurira amazi ushaka nko kuvoma amazi ukoresha mu rugo, cyangwa se
ushaka nko kuyatwara muri laboratoire ngo ujye kuhira nk'utuntu nka nasari yawe cyangwa se utugemwe tukiri duto cyangwa uyakoresha ikindi kintu, aha dufite noneho ahantu mu by'ukuri dufungurira dushaka kohereza amazi mu murima wacu. Ni ukuvuga ngo iyo nshaka kohereza amazi mpita mfungura hano, amazi ahita amanuka direct ajya mu murima wanjye. Mu gukomeza rero murabona ko hano dufite n'ubundi icyo twakwita filtre cyangwa se ikintu twavuga kiyungurura amazi, filtre bayita filtre cyangwa filtre iyungurura amazi, kuko ariya matiyo twise drip irrigation, ubu buryo bwo kuhira bita drip irrigation dukoresha aha ngaha akenshi buraziba turiya twenge tujyana ku bihingwa turaziba. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda uburyo bwose bushoboka, ugakora ku buryo amazi yavuye mu kigega aba nta myanda irimo. Imyanda rero myinshi tuyifatira hano, nimba yavuye nko ku mureko tuyifatiramo hano muri iki kintu twise filtre cyangwa filter. Reka tugifungure tubereke uburyo mo imbere kiba kimeze. Urebye amazi araza yakinjiramo, ubundi imyanda ikagenda ifatwa hakamanuka amazi asa neza. Urabona ko ahangaha ngiki nagifunguye, urabona ukuntu kimeze. Utu tuntu two dufata imyanda, urabona ko hagiye hariho utwanda, iyo hashize iminsi ushatse uraza ugafungura ukacyoza imyanda ikavaho, ubundi amazi yose aca muri utu tuntu, noneho ubundi agakomeza hasi, imyanda yavuyemo agahita akomeza urugendo agana mu murima. Mu gukomeza rero, iyo amazi avuye muri iyi filtre cyangwa se ikintu kiyungurura amazi kugira ngo atagera muri twa twenge tugera ku gihingwa ngo tuzibe, amazi yavuye hano nyine iyo wafunguye aha ngaha urakumva ko ari kumanuka, ahita akomeza agana mu murima. Utu ni utundi tuntu tugize sisiteme yanjye, iyi ni ya tiyo yamanutse HDP ikomeza. Aha ngaha twahageze, aha turahina, dufitemo kude cyangwa se akantu gatuma uhina amatiyo, garakomeje hepfo, katumanuke tujye mu murima noneho turebe uburyo bimeze. So itiyo yanjye rero irakomeje mpaka no hepfo, ni ukuvuga ngo mu murima itiyo yanjye iyi nini yavanye ku kigega ni iyi nini, iyi tiyo niyo nini twavuga yakuye amazi ku kigega iyazana, urabona ko iri kugenda ihereza buri dupira tujya ku bihingwa. Ni ukuvuga ngo ukomeje ukamanuka uragenda ubona itiyo uko igenda imanuka. So ni ukuvuga ngo urabona ko itiyo ikomeza ikamanuka ikarangirira aha ngaha niho twayifungiye. Aka ni nk'akatwe kayo kayifunga, aka end cap gafunga itiyo nini. So ubwo rero iyo turekuye amazi ava mu kigega akaza, amazi ahita atangira kwicamo ibice, amwe anyura muri buri gapira, andi agakomeza mu gapira kuri buri murongo. Urabona ko ibihingwa byanjye bigiye biteye ku murongo, ntabwo ari mu kavuyo, bigiye biteye ku mirongo kugira ngo mbashe kubyuhira neza nabyo bikure neza. Urabona ko rero icyiza aha dufite icyo twakwita utuvalve cyangwa se udustart connector. Ni ukuvuga ngo dufite aha ngaha, ushatse udashaka nko kuhira uyu murongo uyu munsi, ushobora gufunga amazi ntagende muri uyu murongo, akaza kugenda mu murongo wafunguye. Ni ukuvuga ngo amazi ava muri itiyo nini yavuye ku kigega ahita ajya muri utu dupira, akomeza gutya agenda yuhira ibihingwa. Kugira ngo ufunguye no ku kigega, amazi agahita agenda ajya mu bihingwa. Ubwo rero dukomeze tugenda tureba uko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye rero buri kenge, ni ukuvuga ngo aha ngaha amazi nimba arimo araza, iyo uvuye ku kenge kamwe ujya ku kandi harimo nka santimetero hafi 20. Ni ukuvuga ngo igihingwa ugihinga hano cyangwa se ugahinga bibiri uko ubishaka. Hano hariho akandi kenge, hagiye hariho ubwenge usimbuka santimetero 20 ugahura n'akandi kenge. Kuri ako kenge niho utera igihingwa neza ku buryo amazi asohoka muri ako kenge atajya ku mizi y'igihingwa, amazi adapfuye ubusa. So nk'uko mubibona rero kuri buri mwenge
murabona ko buri mwenge amazi arimo arasohoka. Ubu turimo turuhira twafunguye sisiteme. Hano hari akenge karinganiye n'igihingwa, amazi ava muri iyi tiyo ahita ajya ku mizi neza. Ndetse ushatse ikiza cy'iyi sisiteme ushobora no kohereza amazi avanze n'ifumbire, byose bihita bijya ku mizi udataye umwanya, udakoresheje abakozi benshi, kuburyo amazi ahita aza yivanze n'ifumbire n'imiti, ahita ajya ku mizi neza. Igihingwa cyawe wari ugufunga no gufungura gusa ari byo bintu ureba. Urumva ko ari sisiteme nziza igabanya umubare w'abakozi, utakaza umwanya n'ibiki byose. So urabona ko amazi ahita ajya ku muzi w'urunyanya rwanjye. So dukomeze rero, urabona ko turimo turuhira. Hano harimo ibitunguru, muri kubona inyanya zitandukanye. Izi ni inyanya nahinze, izi ni inyanya uko tugenda birimo biruhirwa. Urabona ibitunguru ko rwose byatangiye gukura ari binini cyane, murimo murabibona. Izi ni inyanya zitandukanye zatangiye gukura rwose, urabona ko byakuze ari ibinyanya bizaba binini rwose bimeze neza. Urabona ko ari ibinyanya bimeze neza rwose dukoresheje drip irrigation system. Mudukeneye kugira ngo tubagire inama, tubakorere inyigo kuri ubu buryo bwo kuhira, duhamagara cyangwa mukatwandikira kuri email yacu yitwa africanahills@gmail.com. Africana nkuko channel yitwa Africana Hills bifatanye @gmail.com. So ni email yacu, cyangwa mukaduhamagara kuri 0783707031, tukaba twabakorera inyigo ya systeme yo kuhira mwifuza, tukanabarangiraho mwakora ibikoresho cyangwa byose tukabyumvikanaho, tukabashakira n'abatekinisiye bakabinstalira uburyo bwiza nk'ubu rwose bwo kuhira. Murabona ko dufite imipira izana amazi, murabona kuri kuhira, murabona ko hagiye hatoha kuri buri hantu hari igihingwa, buri hantu hari umwenge. Murabona rero ko ahangaha dufite aho umupira urangiriye, urabona ko tuhafite akantu kameze nk'akantu gafunga, nimba twakita nk'agafuniko, agapfundikizo twakita end cap. Ni ukuvuga ngo mu gihe nka zirangiye warasaruye ugiye kongera guhinga, ushobora kohereza amazi, gufungura amazi menshi aturutse mu kigega, utuntu wadufunguye, imyanda yose yagiyemo ikavamo, kugira ngo tunazibura imipira yacu, tunazibura utu twenge tuba twaragiye wenda tuziba utu tuzana amazi. So murabona rero ko iyo uhinze rwose nko mu kwezi n'igice, amezi 2 rwose, ndabona natangiye gusarura inyanya zanjye, ziraba zisa neza cyane. Urabona ko ari ibintu byiza kugira iyi systeme idahenze gutya, kandi ukaba wakwiyezereza inyanya muri jaride yawe utiriwe ujya kugura ibindi mu gihe ufite ubutaka butoya. Izi rero ni karoti mubona nazo nuhira, karoti ubona zitagize icyo zibaye rwose. Tukaba dufite n'amashu, ubona ko dufite amashu nayo twuhira. Nk'uko inyanya zo twazibonye, dufite inyanya nyinshi rwose, urabona ko zatangiye no kumera, urabona ko zimeze neza. Turakomeza, murabona ko rwose harimo utuntu twinshi dutandukanye duteye ubwuzu. Ni byiza gukora ubuhinzi bwuhira. Izi ni inyanya zatangiye kumera, urabona ko zisa neza. Urabona ko ari ibintu byiza cyane gukora ubuhinzi bwuhira. Uyu murima rero urabona ko uteyemo ibintu byinshi, yaba dodo, yaba inyanya, yaba amashu, karoti, amasereri, ibitunguru, byose birimo, kandi tudatwaye ahantu hanini cyane. Tukaba twahinga ukeza igihe cyose, umwaka wose rwose, igihe cyose ukaba uri guhinga unasarura, bitagusabye ibintu byinshi, bitagusabye abandi bakozi, kuko kuhira ukoresheje arozwari, urabizi umwanya bitwara kugenda wuhira buri gihingwa buri munsi n'ibiki byose bigutwara umwanya. Ariko ahangaha ngiye nshobora kuvuga ati ndaje ndekuye amazi hariya kuri tanke, ndafunguye, nyuma y'iminota 10 ndaje nayo ndafunze, kuko ibihingwa byanjye byose amazi yabigezeho.
ubundi nkazongera kuhira ejo gutyo gutyo, ari ugufunga no gufungura nta kindi. Amagambo make mwabonye rero aho amazi aturuka mu kigega. Ikigega murabona ko kiri hejuru, ni ibyuma byasudiriwe bagiterekaho, kiri nko muri metero 1 uvuye ku butaka. Muri rusange uko ikigega kijya hejuru ni kubona amazi, hasohoka amazi afite ingufu ahita aza muri iyi mipira. Nta zindi ngufu nkoresha, nta pampu nkoresha, ni ukuvuga ngo amazi ubwayo, abize physique murabizi ko energy potentielle cyangwa se imbaraga zishobora guterwa none naho ikintu giteretse. Uko ikintu kijyana mu kirere kijyana hejuru niko kimanuka. Urumva ufashe nk'urugero nka avoka iri hejuru metero 5, nimanuka izagera hasi ikubita imbaraga kurusha avoka wenda iri muri metero 1. So ni ukuvuga ngo natwe amazi yacu kuyazamura ukayahanika ukayashyira hejuru, niko asohoka afite imbaraga ahita aza muri ya mipira, ajya mu myenge, ajya muri twa twenge, asohoka n'imbaraga bitawusabye izindi mbaraga wasunikisha amazi yo aza by gravity, ibyo bita par gravité, kuzana n'imbaraga zaho ikintu kiri nta zindi mbaraga zikoreshejwe. Nkuko muri kubibona rero ubu turi kuhira, murabona ko amazi arimo arajya mu bihingwa byacu. Urabona ko amazi ari kujya mu mizi neza, ko amazi ajya mu mizi neza, kandi aza ari igitonyanga, niyo mpamvu bahita drip irrigation. Drip ni igitonyanga, aza igitonyanga, ntago azira rimwe ari menshi, aza ari igitonyanga, aza buhoro buhoro paka igihingwa kinyuzwe. Ushobora gufungura hagati wenda nk'iminota 5 se cyangwa 10, wabona ubutaka bwatangiye gutoha, bwaba yageze mu mizi, ubundi ugafunga amazi yawe rwose, igihingwa kiba cyabonye amazi, kunywa ugafungura umunsi ukurikiye gutyo gutyo. Amazi rwose urabona ko aza ari igitonyanga, bazi igitonyanga kiba kijya ku mizi neza ku buryo udatakaza amazi. Urabona ko hano rwose amazi ari kujya ku ishu neza, ku muzi neza, amazi ari kujya ku muzi neza rwose, ku buryo ishu ryanjye ribona amazi nta handi amazi ayobeye, arajya neza ku muzi neza. Urabona ko rwose ari ibintu byiza bibereye amaso kandi biguha umusaruro. Kuvuga ngo amazi kuri uru runyanya rwanjye, amazi arajya neza ku mizi nta handi hantu agiye, kubera ko ari igitonyanga kigenda kijyaho. So murakoze rero gukurikirana ubu buryo bwo kuhira. Urabona ko ndi kuhira imboga zanjye. Mudukeneye kugira ngo tubakorere installation nk'iyi ngiyi, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0783707031, cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo africanahills bifatanye, bifatanye nk'uko channel ya YouTube yitwa @gmail.com, africanahills@gmail.com. So murakoze, mukore subscribe kandi musharinge kugira ngo abantu bakunde ubuhinzi, kuko ubundi bizwi ko abakire, abamiliyoneri, abamiliyarderi bo mu myaka igiye kuza bazaba ari abahinzi. Mushore rero mu buhinzi, mushore mu buhinzi bwuhira kugira ngo turwane n'ihindagurika ry'ikirere. Yes.